bakristo bavandimwe, uyu mugoroba duhuriye hano mu ngoro y'Imana kugira ngo mbere na mbere twishimire ibyiza yaduhunze uyu mwaka wa 2025 dusoza. Buri wese afashe akanya gato agasubiza amaso inyuma yabona ibitangaza Imana yamugiriye. Nubwo buri gihe byose bitagenze neza kuko umuntu abyifuza, hakaba harabaye n'abagize ibyago cyangwa se bari mu bigeragezo bitandukanye, ari mu buzima basangiye n'abavandimwe cyangwa buri wese mu buzima bwe ku giti cye. Imana nyir'ubuntu budashira yatubaye hafi igihe cyose no muri byose. Hari byinshi Imana yaduhaye ku buntu, hari n'ibyo yaturinze. Niyo mpamvu dukwiye rwose kwishimira twese hamwe kandi nk'umuryango muri diyoseze yacu ya Ruhengeri. Turashimira Imana kubera ko yaduhaye gusangira n'abavandimwe bacu abakristo ibyishimo byo guhimbaza yubile y'impurirane y'imyaka 2025 y'ivuka rya Yesu umucunguzi wacu n'imyaka 25 inkuru nziza y'agakiza imaze kugeza iwacu mu Rwanda. Niki cyatuma tukagushimira Nyagasani. Ineza yawe ihoraho. Bavandimwe, muri mwaka wa yubile y'impurirane hari benshi Imana yahaye kuvuka bundi bushya babikesha batisimu. Muri mwaka wose uri gusoza, Yesu yadutungishije ijambo rye n'umubiri we n'amaraso bye. Muri uyu mwaka dusoza, tuzirikane abo Yesu yahuje mu isakramento ryo gushyingirwa, bakaba bera imbuto nyinshi mu buzima bwabo z'urukundo n'ibyishimo mu ngo bashinze. Muri uyu mwaka hari abo Imana yahamagariye kuyegura ubuzima bwabo mu bupadiri no mu miryango y'abeguriye Imana. Hari abo Imana yahaye kwigorora nayo mu isakramento ry'imbabazi mu buryo bwihariye muri uyu mwaka wa yubile. Maze abenshi bahagarukiye Imana mu rwego rw'impuhwe za yubile. Hari benshi Roho w'Imana yababohoye ku ngoyi y'icyaha n'urupfu binyuze mu ijambo ry'Imana ryagiye ryamamazwa ndetse n'amasakramento atandukanye yagiye ahimbazwa. Birumvikana ubuzima bwacu bugira intangiriro bukagira n'iherezo. Hari n'abo Imana yahamagaye ubu ngubu tukaba tubatwaye ku mutima.
byose tuzirikane uburyo Imana yatubaye hafi mu buzima no mu butumwa, ikaduhunda ingabire nyinshi nk'umuryango mugari w'abana b'Imana muri diyoseze yacu ya Ruhengeri, ndetse na buri wese ku giti cye n'imiryango yacu. Habaye byinshi byiza byerekana ko Imana ikomeje kudukorera ibitangaza inyuze ku bayikunda kandi bakayikundira. Umucyo rero duhurire kuri aya magambo ya Zaburi 126, kuko Uhoraho yadukoreye ibintu by'agatangaza, niyo mpamvu twasazwe n'ibyishimo. Imana iragahora isingizwa iteka. Bavandimwe, mu isomo rya mbere twumvise isengesho rya Dawudi, utari muri ba bandi bakeka ko ibyo bageraho ari ukubera ubwenge cyangwa se imbaraga zabo bwite, cyangwa se ko ari amahirwe yabasekeye. Dawudi azi neza ko ibyo afite atabikesha ko ari intungane, ku buryo ari ibyo afite uburenganzira, cyangwa se ko hari icyo Imana yamugombaga, cyangwa se icyo akwiye kwiratana. Dawudi arazirikana ko ibyo bamaze gutangaho amaturo bituruka ku Mana yonyine, kandi akabikesha urukundo n'ubuntu bw'Imana. Koko rero ibyiza byose tubikesha Imana yonyine, ntawe ufite icyo yakwiratana na kimwe. Byose bikomoka ku Mana kandi byose niyo biganaho. Icyubahiro n'ikuzo ni ibya Nyagasani, kuko ibiri mu ijuru no ku isi byose niwe wenyine bikesha kubaho. Niyo mpamvu tugomba guhora twishimira. Bavandimwe, kureba ukamenya kwitegereza bituma ubona ibitangaza by'Imana, maze ugataraga nk'umubyeyi Bikira Mariya. Umubyeyi Bikira Mariya nicyo dushimira Imana kubera urukundo n'impuhwe idahwema kutugaragariza. Twishimire kandi tuyiragize muri byose n'igihe cyose, kuko impuhwe z'Imana zisesekarizwa abamutinya bo mu bihe byose. Imana ntihwema kugaragaza ibitangaza byayo mu buzima bwacu, ntihwema kugaragaza ububasha bw'ukuboko kwayo. Idukura ahakomeye, izina ryayo nirisingizwe. Mu mpera z'umwaka ni na ngombwa kwisuzuma tutibeshya, tutihenda. Aho twakoze neza tukiyemeza kurushaho, aho twateshutse tukamenya gusaba imbabazi twicishe bugufi, bijyana no kwiyemeza kwisubiraho. Nicyo dusaba Imana imbabazi z'uburangare n'umwete muke mu kuyikunda no gukunda by'ukuri mugenzi wacu. Bavandimwe, muri uru rugendo rw'ubuzima turimo, umucyo dukomere kuri izi nama Pawulo Mutagatifu yagiriye Abanyatesaloniki. Izi nama tuzigira izacu,
dukomere ku rukundo rwitanga rutadohoka, dukomere ku rukundo rwiyibagirwa rugaragara mu buzima bwacu aho turi hose, urukundo rubabarira, urukundo rwicisha bugufi. Tubane mu mahoro n'abantu bose, duharanire iteka kugira neza, ndetse tubigirire bose nta vangura iryo ari ryo ryose, twita cyane ku batishoboye, abanyantege nkeya, abakene n'indushyi. Ni mucyo duhorana ibyishimo, atari ukuvuga ko byose biba bigenda neza nk'uko tubyifuza, ariko ni bya byishimo bidatubangana, bitageruka, dukesha ko twamenye Yesu kandi tukaba tumwizera. Turi kumwe na Yesu nta cyaduhangara, nta cyadukangaranya. Twageragezwa yego, ariko ntiduheranwa. Dusenge ubudahwema, duhere dushimira Imana muri byose, duharanire icyiza tutadohoka. Iyi ni gahunda rero nziza y'ubuzima twifuza gushyira mu biganza by'Imana mu ntangiriro z'uyu mwaka mushya tugiye kwinjiramo. Bavandimwe, kuri uyu munsi dusoza umwaka kwitegura kwinjira mu mwaka mushya, ndabasabira kandi ndabifuriza umugisha. Uhoraho abaha umugisha kandi abarinde. Uhoraho abarebane impuhwe kandi abasakazemo inema ze. Uhoraho abiteho kandi abaha amahoro. Umwaka mushya muhire 2026 uzababere umwaka w'amahoro n'imigisha y'Isiraheli.